Reka twongere tubaramutse mwese aho muherereye muri aka kanya nanone tubaha ikaze gukurikirana amakuru y'akarere uko byifashe. Akarere Sirtumadegu Centre no mu nkengero zayo za hafi habyutse neza, hari agahengwe, akazuba karashe, gusa kuva nijoro kuva ejo nimugoroba kugeza kabisa mu gitondo n'igitondo cy'uyu munsi hakomeje kumvikana drone zirasa zarashe cyane ijoro ryose ndetse bikazikageza n'ubu mu gitondo. Aya ni amakuru tugenda dukurikirana, ariko cyane cyane zikaba zarashe mu bice bya Gakenke. Turacyarimo dukurikirana ngo tumenye uko zagenze ndetse n'ahandi zagiye zirasa. Andi makuru ni amakuru meza, aho abanyaminembwe se cyangwa abantu batuye Madegu Centre hafi aho bakomeje kwita ku bikorwa bya Sarongo ndetse n'ahandi, ariko uyu munsi aho twabagereye ni hano Madegu Centre, aho hakomeje kuba ibikorwa by'amajyambere ariyo twita Sarongo cyane, byo gukora umuhanda, aho abaturage b'amoko atandukanye babyukiye mu muhanda bakora Sarongo. Iyo Sarongo ikaba izikorwa buri munsi wa niposho, kandi akaba ari igikorwa bishimira cyane kuko igikorwa kibateza imbere kandi kibamereye neza, dore ko mbere Madegu Centre wasangaga ubucafu ari bwinshi, amasashe n'ibindi byinshi, ibikopo ndetse n'amazi bayamena aho babonye, aho wasangaga na benshi ndetse amazi agenda basanga no mu nzu, ariko ubu hakaba hari ibikorwa bya Sarongo ndetse biba biyobora amazi aho zuzanira hazima. Bikaba bikomeje rero kandi bikaba byayobowe rero ni buri munsi bisanzwe biyoborwa n'umuyobozi mukuru w'aka karere se cyangwa w'iyi teritware ya Haut Plateau ariwe Colonel Gikwereri Makombi. Rero turaza kubagezaho amavidewo murebe uko byari byifashe. Uko mubibona aha turi ni Madegu Centre, Madegu Centre mu Rwanda cyangwa se muri ville ya Minembwe kuko tubivuga, hari gukoraga ibikorwa bya Sarongo, ko harakorwa umuhanda. Ahantu hahoraga haca amazi ugasanga hagaragaye nk'ubucafu, hari amazi y'imvura yakwiriye ahantu hose, ariko bari kugenda baca imifereje ahantu hose, baragenda baharura, baragenda batunganya umuhanda, kuko mbere wasangaga habe na moto ibura aho iri kunyura, ariko ubu ngubu kabisa ubuyobozi bwarabihagurukiye, aho ubona abaturage amagana bagenda bakora ibyo bikorwa. Urabona hatoreraniye abaturage benshi bitabiriye iki gikorwa cya Sarongo cyangwa se travaux communautaires kuko Abafaransa babivuga. Abamama, abapapa b'amoko atandukanye bateraniye ahantu aho bitabiriye igikorwa cyo gukora umuhanda. Murababona kuko mubibona mu Minembwe twabyutse neza ko turaseka, ibikorwa by'amajyambere birakomeje, abayobozi bakomeje nabo kubyitabira iki gikorwa. Rero tukaba twasanze gihagarariwe na administrateur Colonel Gikwereri, niwe wahagarariye kino gikorwa ndetse n'abandi bayobozi mu karere.
turi Madegu centre ahantu hafi y'ikigo cy'ishuri cya Madegu, niho bageze aho batangiriye ruguru bagenda bakora, barakomeje kuzageza basoje nyine kino gikorwa. Abaturage bo mu Minembwe kabisa bitabiriye ibikorwa ahantu hatandukanye bya Sarongo, bikaba bihagarariwe n'abayobozi bakuru, aho bakomeje kabisa gutunganya akarere neza, kuko wasangaga ahantu habaga umwanda mwinshi, amazi y'ubucafu adafite aho anyura, ugasanga yakwiriye ahantu hose, ubwo wasangaga abantu benshi hari indwara zigenda zibafata nyine zitewe n'ayo mazi y'imvura. Ariko urabona ko abaturage bo mu Minembwe kabisa babyitabiriye, bakomeje kwitabira ibikorwa by'amajyambere. Murabona aha hose ni ahamaze gukorwa, kuko mubibona ahantu hahoraga haca amazi agenda aca hano hagati, ndetse n'abantu ndetse n'ibinyabiziga bakaba babura aho banyura, ariko abaturage ntako batagize babifashijwemo n'ubuyobozi bwa MRD Twirwaneho, ari we cyane cyane umukuru wa teritware ya Minembwe cyangwa se aho Plateau, ari we Colonel Gikwereri. N'ubu ngubu tubabwira muragenda mubona mu mashusho, ibyo bikorwa arabihagurukiye, bikaba bizabiba buri wa gatandatu guhera mu gitondo kare kare ukageza amasaha y'ine. Ibikorwa rero bikaba byishimirwa cyane n'abaturage, kubona isantere ubwo yagaragazaga umwanda mwinshi, murabona harakubuye hameze neza, bazuka bakubura, ndetse gukubura hano buri munsi aho wasangaga umwanda ari mwinshi. Turabaramukije mwese, tukaba tubifuriza ibihe byiza, kuko rero mubibona twatangiye tubibabwira hano Madegu twagutse amahoro, aho abaturage ubona bari mu bikorwa by'amajyambere, ibikorwa bya Sarongo. Twagize rero ngo tubaze muri bamwe, ndetse n'umwe mu bashefu bagize Madegu centre atubwire intego y'ibi bikorwa byacu. Muraho neza? Turaho. Ibwira abaduteze amatwi. Rero dushimiye abayobozi bacu badukangurira gukora umuhanda. Mbere mu butegetsi twari dufite nta muhanda twagiraga,
amazi yarizaga arazagara mu muhanda, ariko abaturage dufite ubu baradukangurira gukora umuhanda wari ucafuye, santere yari ifite ubucafu, ariko ubu na santere ko turayikubura, ko turakora umuhanda, ibyo tukabishimira abayobozi bacu. Umuhanda santere yari ifite ubucafu bwinshi n'amasashe, tubona kuko bizotera abaturage indwara. Ni ngombwa kuko dukora isuku, ariko bivuye mu buyobozi bwacu. Ubuyobozi hari ubuyobozi bavuga bwa mbere mwari mufite nyine kubera iki icyo gihe mutakoraga sare? Ubuyobozi tuba dufite bwa mbere ni nk'aho butakundaga abaturage, ntibwadukundaga, ariko ubuyobozi dufite ubu nyine bukunze abaturage, bafasha abaturage kubura bakambara isuku, ku mpamvu iyo tudakora isuku bizadutera ingaruka. Yego, ubuyobozi bwa mbere bwo ni ubuhe bwa kabiri? Ubuyobozi twari dufite bwa mbere bwari ubwa FARDC, ariko ubuyobozi dufite nyine ubwa twirwaneho ariwe MRDP, biradufasha kabisa, iradukangurira gukora isuku, iradufasha n'ubundi buryo busanzwe mu buzima bw'abaturage. Mwabyutse gute ubundi? Hano twabyutse neza, turatekanye umunsi wa n'iposho, ubu ni amahoro kabisa. Yego, none urabona iki gikorwa mwagihereye hariya haruguru, intego yanyu muragiye kuzageza hehe? Iki gikorwa twagihereye muri santere, intego yacu tuzakomeza isuku, tuzakomeza gukora umuhanda, tugera ahantu abayobozi bacu bazoduha limite. Niki ubwira abantu batitabira ibikorwa ndetse n'abari hanze y'igihugu? Abo turakangurira abantu gukora umuhanda no gukora isuku. Icyo tubwira abari hanze ni ukudushyigikira mu bikorwa duha dukora, badushyigikire, badutize imbaraga, badutize amaboko. nyine tuwukora murabona abantu bawitabiriye ari benshi, kubera kuko hano nyine hari hagize iminsi hari umwanda, nta suku ihari, kandi nyine umuhanda ntabwo wari waratunganijwe, ariko biba ngombwa kuko twebwe nk'abaturage ba Madegu santere twese twazindukira. Urabona ababyeyi b'abagore n'ab'abagabo twese twaje ko turakora gutunganya umuhanda nyine umere neza, haba isuku kandi n'ibinyabiziga biza bitambuka hameze neza. Uyu muganda ukorwa ryari? Ukorwa ku wa gatandatu, buri wa gatandatu w'icyumweru, gutangira saa 2 ukageza saa 4 saa 5 nibwo tuza tuwusoza. Nyine urabona ibikoresho ni bike, abantu bari kurabona benshi nta bikoresho bafite, amabeshe n'amasuka, ubundi kandi nanone nyine n'umuhanda n'uwitaka umeze neza dufite isuku. Twakabonye nyine ibidufasha nyine kugira ngo umuhanda umere neza kandi utungane. Urakoze cyane.